Ikaze bene data bavandimwe mu iteraniro ry'uyu munsi, kandi Imana ihabwe icyubahiro kuba yongeye kuduha umugisha wo kugira ngo tuyitaramire kandi twumve ijambo ryayo, kugira ngo dushime Imana, kuko Imana ijya inezezwa igashimishwa n'uko abana bayo abizera duteranye turi imbere yayo tukagirana ubusabane. Ni Imana y'urukundo, ni Imana igira neza, kandi ni Imana yakubashishije. Abaturutse hafi rero n'abaturutse kure ndetse n'abandi bene data turi imbere y'Imana mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho muri mwese Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rero ni ijambo ritubwira itorero Imana ikunda. Itorero Imana ikunda, turasoma umurongo badusomeye mu Ngoma za mbere 29. Turasoma umwe mu mirongo badusomeye kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 14, ariko ndagira ngo twongere dusome uwo murongo wa 14. Kandi ni isengesho Dawidi yasenze agira ati, ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Imana ishimwe cyane. Hari icyo Dawidi yasobanukiwe rero uyu munsi, ndetse tugiye no kumara icyumweru dutekereza ibyerekeranye n'itorero Imana ikunda. Iyo urebye usanga amatorero ari menshi, amatorero ni menshi kandi nibyo, ariko nubwo ari uko bimeze, hari ijambo umwami Yesu Kristo yavuze muri Matayo 16 umurongo wa 18 ati, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Nzubaka itorero ryanjye. Ni ukuvuga rero ko itorero, nubwo twavuga ngo hari amatorero menshi, ariko hari itorero Imana ikunda, hari itorero Kristo ubwe yatangije. Nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Imana ishimwe cyane. Hano rero Dawidi yagize gusenga kuko yari afite ubutumwa bwiza igihe yari yaramaze guhura na Samweli, maze Samweli abasha kumushyiramo icyerekezo cyerekeranye no gushyira umutima mu rusengero, cyerekeranye no gushyira umutima ku bushake bw'Imana. Kubw'ibyo rero yasobanukiwe ko ibyo dufite byose bituruka ku Mana, kandi byose ariyo ibigenga. Kubw'ibyo rero twebwe turi ababitsi b'Imana, ndetse tubika iby'Imana iduhaye, ndetse turabiragizwa nk'indagizo, nk'intizanyo. Kubw'ibyo rero abantu hamwe na Dawidi babashije kugira icyo bakora kubw'umurimo w'Imana. Mu byifuzo Dawidi yagize, yari afite icyifuzo cyo kubaka inzu y'Imana, yari afite icyifuzo cyo kubaka urusengero. Yavuga ati, ntabwo nshobora gutuza numva ntafite amahoro igihe cyose ndi mu nzu z'ibwami zimeze gutya, nziza cyane, zubatswe mu buryo bw'ibitangaza, ariko isanduku y'Imana ikaba igenda izenguruka mu mahema, ikaba igenda ahantu hari umuyaga, hari umukungugu. Dawidi rero yafashe umwanya ateguriza kubaka inzu y'Imana. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu, kugira ngo nkawe nk'urusengero rw'Imana ube wubakitse kandi Imana ikwishimire. Imana ishimwe cyane. Dawidi rero yatanze icyifuzo, abwira abantu be ati, muhaguruke twubake, muhaguruke dushyire hamwe ibikenewe kubwo kubakira Uwiteka Imana inzu. Kubw'ibyo Dawidi yaritanze, ndetse nabo bari bari kumwe kubw'inzu y'Imana, kubw'urusengero. Ariko reka mbabwire ngo urusengero ni ngombwa cyane, urusengero rufite umumaro munini cyane, ariko igifite umumaro nanone kurushaho ni ibikorwa bibera muri urwo rusengero, ni ibikorwa bibera muri iryo torero, kuko ibyo nibyo bituma Imana ibasha kureba itorero ikaryishimira. Bene data bavandimwe, niyo mpamvu uyu munsi dutekereza itorero Imana ikunda, nawe wibaze nk'urusengero rw'Imana, wibaze buryo ki noneho muri wowe ibirimo cyangwa ibanga ririmo, kugira ngo Imana nikureba ikwishimire. Urugero, hari urusengero rwo ku gihe cy'umutambyi Eli. Urusengero rwo ku gihe cy'umutambyi Eli hakorerwagamo ibintu bibi cyane, ntabwo havugirwagamo ijambo ry'Imana rizima, ndetse n'abazagamo bitwaraga uko bishakiye.
ariko Imana ishimwe kuko muri icyo gihe hari uwitwa Samweli yahamagaye Abisirayeli ategura iteraniro ahitwa Imisipa, maze bashaka mu maso h'Imana, barihana bava mu byaha. Niyo mpamvu turi imbere y'Imana tugomba gushaka uburyo twitandukanya n'ibitanezeza Imana, twihana icyaha n'igisa n'icyaha, kugira ngo Imana niturebe twishimire. Imana ishimwe cyane. Kuri icyo gihe rero nanone ni ukuri Samweli yabashije kuzamura itorero Imana ikunda. Mu gihe cy'itorero rya mbere nanone hari abafarisayo bagendaga mu rusengero uko bishakiye, bageragezaga kugaragaza nk'abafite gahunda, nk'abafite imihango y'idini, ariko ibyo si byo Imana yashakaga. Ahubwo Imana yashakaga itorero rimeze nk'iryo muri Antiyokiya, ryakoze ivugabutumwa rikabwiriza Abayuda ndetse n'Abagiriki, nabo Imana ikabishimira. Igihe Yesu yagiye mu rusengero, arinjira mu rusengero nk'uku nguku, none asanga barimo baragurisha, baravunja, babihinduye isoko, kandi bari barirukanye n'abana ngo be kuza mu rusengero. Icyo gihe Umwami Yesu ntabwo yishimye, ahubwo yararakaye, asora ibyo byose, aravuga ati inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Imana ishimwe cyane. Imana yigeze no kugirira neza itorero ry'i Filipi, irarikunda kuko ryashyigikiraga umurimo w'Imana n'abakozi b'Imana. Kuko ibyo rero ni ngombwa ko Imana ikunda itorero. Nanone itorero ririmo ubutumwa bwiza, itorero ririmo gusenga by'ukuri, gusenga nyako, nk'uko Hana yasenze asaba umukozi w'Imana, avuga ati Mana n'umugisha nkabyara umwana w'umuhungu, nzamuzana gukorere, nzamuzana muture abo wawe agukorere iteka ryose. Kubw'ibyo rero ni ngombwa yuko itorero Imana ikunda ni itorero rifite ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni Kristo, ubutumwa bwiza ni urukundo rw'Imana, ubutumwa bwiza ni agakiza tubonera muri Kristo Yesu gusa. Niyo mpamvu Pawulo yakunze kubyandika mu nzandiko nyinshi yanditse, cyane cyane urwandiko rusumba izindi nzandiko, ariko rwandiko rw'Abaroma, agaragaza buryo ki agakiza ari muri Yesu Kristo. Agakiza nta yindi mirimo yindi wakora ngo ibihagije agaciro katuma uhabwa agakiza, ahubwo agakiza tugahabwa kubwo kwizera, maze kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu tukabasha gukizwa. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero Martin Luther mu mwaka w'1517 yigeze gusoma nanone umurongo wa hariya mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 17, ati umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Kwizera Imana muri Kristo Yesu, ukakira agakiza. Mwakoze urugendo mubasha kuza hano ngo tube imbere y'Imana kubera kwizera Imana, kubera Yesu Kristo, nta kindi, ahubwo ni kubw'ijambo ry'Imana. Kandi Imana ikomeza ijambo ryayo maze ikanarisoza. Ubutumwa bwiza ni iki rero? Ubutumwa bwiza ni Yesu ari we Kristo. Ni Yesu waje ari igisubizo, araza nk'umuhanuzi nyawe, ati nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ubwo ni ubutumwa bwiza rero, kuko Yesu yaje akatubera inzira ngo adusubize ku Mana. Ubutumwa bwiza ni iki? Nuko Yesu yaje ari umutambyi, ajya ku musaraba, arambura amaboko, maze yireherezaho benshi, araducungura, adukiza icyaha, adukiza umuvumo, adukiza ibiza. Kubw'ibyo n'imbaraga za Gehinomu nta ruhare zidufiteho, kubera igikorwa cya Yesu waje ari Kristo. Yesu ni Kristo, ni umwami w'abami, niwe mwami nyawe. Kubera iki? Kuko mu izina rye turasenga bikemera, turasenga bigakoreka. Ubwo ni ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo icyatumye yerekanwa ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Niba hari imirimo ya Satani ubona ikoreka hafi yawe, ubona ikoreka hafi y'aho utuye, bibwire Yesu, bibwire Yesu, maze umwami Yesu Kristo aze yigaragaze kandi akore atanga igisubizo. Kubw'ibyo rero ubwo ni ubutumwa bwiza. Kandi isengesho dusenga, iyo umaze kumva ko uri umwana w'Imana, iyo umaze kwakira Yesu Kristo ugahinduka icyaremwe gishya nk'umwana w'Imana, ubasha gusenga maze ijuru rigakinguka, maze imigisha iva mu ijuru ukaba ariyo wishimira, ugahagarara nk'umurinzi uzamura anteni yo mu buryo bw'umwuka, maze ugasenga kugira ngo icyo Imana ishaka mu isi kibaho nk'uko no mu ijuru kibaho. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero itorero Imana ikunda, niko ko Imana ishaka yuko dukora iyo mirimo myiza yose igenewe abera bose, nk'uko twakiriye Yesu Kristo, tukagenda twera imbuto zikwiriye abihannye, twita ku mfubyi no ku bapfakazi no ku basuhuke. Ibyo ni byiza, n'amadini atizera Imana arabikora. Ariko icyo tugomba gutekereza uyu munsi, kubw'itorero Imana ikunda, ni itorero rikora ibyo ishaka. Imana ishaka abantu bakizwa bakamenya ukuri.
ntabwo inezezwa n'uko umunyabyaha arimbuka. Niyo mpamvu rero Imana irashaka ngo uyu munsi nk'uko Dawidi n'abantu bo ku gihe cye bishyize hamwe ndetse bagiye imbere y'Imana bajyanye amaturo, bajyanye ibyo kubaka itorero no kubaka urusengero, basobanukiwe ko ibyo bafite bitangwa n'Imana, basobanukiwe ko ibyo Imana yabahaye ni nabyo bagaruye barayihereza. Kubw'ibyo uyu munsi tubona ko Imana ikunda itorero ryagura ubwami bw'Imana. Icya mbere ni itorero rifite ubutumwa bwiza no gusenga amasengesho ashingiye ku butumwa bwiza. Imana ishimwe cyane, kubera ko Yesu yaje gushaka abazimiye, yaje kudukiza, yaje kutwomora, yaje kuduha umunezero. Ngicyo icyo Imana ishaka. Nawe nk'umwizera uri itorero kuko umwuka wera w'Imana aba muri we. Kubw'ibyo rero ni ngombwa ubutumwa bwiza hamwe no gusenga. Kubera iki? Ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana ritubwira ngo abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Niba udashaka gucirwaho iteka, niba udashaka umuvandimwe wacirwaho iteka, nta bundi buhungiro ni ukwinjira muri Kristo Yesu. Nta kindi kiguzi, nta yindi mirimo yindi, ni ukwinjira muri Kristo Yesu. Ubwo ni ubutumwa bwiza Imana ishaka. Iyo iburebye igasanga itorero rifite ubwo butumwa bwiza, Imana iraryishimira. Icya kabiri, hari ibikorwa by'imisipa. Ibikorwa by'imisipa, Imana ishaka itorero n'ubundi ryigenzura. Tugomba kwigenzura maze twakwimenyaho ikibi tukiboneza kubw'amaraso ya Kristo. Imisipa, bene data b'Abisirayeli bagiye imbere y'Imana barihana, bagiye imbere y'Imana bitandukanya n'ibigirwamana, maze Imana irabanezererwa, irabishimira. Kubw'ibyo icyo ni icya kabiri Imana ishaka itegereje mu itorero. Icyo ni cyo Imana ishaka itegereje ku bizera. Urusengero rw'Imana harimo kwitandukanya n'icyaha n'igisa n'icyaha, kugira ngo uwegera Imana ngo abe aboneye nk'uko Imana nayo iboneye. Kubw'ibyo abari hano muri batoya, abasore, inkumi ndetse n'abakuru muri hano, dusobanukirwe ko Imana kugira ngo itwishimire ni uko tuyegera, kuko ari iyera natwe tukiyeza. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero ni ibikorwa by'imisipa. Icya gatatu, Samweli yahaye icyerekezo Dawidi. Bishatse kuvuga ngo Imana irashaka itorero ritanga icyerekezo. Icyerekezo ni ukuvuga ngo iki? Gutekereza ku byerekeranye n'inzu y'Imana, gutekereza ku byerekeranye n'isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ni Kristo. Ibyari birimo ibihamya, inkoni ya Aroni ndetse n'amanu, ibyo byose byashushanyaga Mesiya, byashushanyaga Kristo. Kubw'ibyo Imana irashaka yuko mu itorero tugomba kuba dufite icyo cyerekezo. Niyo mpamvu Dawidi icyo yakoraga cyose, urugamba yarwanaga, intambara yakoraga, byari ukugira ngo agarure isanduku y'isezerano mu Bisirayeli, maze Abisirayeli bakomeze babe bafite icyitegererezo kandi bagende bakurikiye ndetse bahanze amaso kuri Mesiya uzaza. Niyo mpamvu rero abo ku gihe cya Dawidi batanze ubutunzi bwabo, bakoze ibyo bashoboye byose. Umurongo wa 3, Ingoma za mbere 29, ngo kandi rero kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, mbuhaye inzu y'Imana yanjye, busange ku byo natunganirije inzu yera byose. Imana ishimwe cyane. Kubw'urukundo nkunze Uwiteka, nanjye ntanze ku byanjye. Ndetse nabo bumvise Dawidi babonye urugero rwiza. Umurongo wa 6, ngo maze abatware b'amazu ya ba sekuruza n'abatware b'imiryango ya Isirayeli n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana n'abatware b'imirimo y'umwami batangana umutima ukunze. Imana ishimwe cyane. Batangana umutima ukunze. Imana ishimwe cyane. Iryo ni itorero Imana ikunda. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo nawe ugaragare imbere y'Imana nk'itorero Imana ikunda. Wemerere Imana ikuyobore kandi uyoborwe n'Imana muri byose. Ufite ubutumwa bwiza, uyoborwe n'Imana, kandi ufite ibikorwa by'imisipa, uyoborwe n'Imana, ufite umutima wo gushaka abazimiye no kubaka inzu y'Imana. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu, ushimwe himbazwa w'icyubahiro. Mana nzima, Mana nziza, warakoze ku bwa Yesu Kristo waje akavuga ati nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi imiryango y'ikuzimu ntabwo izarishobora. Mana yera, Mana nzima, besheje umugisha bene data
kugira ngo bagirire neza kandi ubabashishe kubaho ubuzima bunesha, bafite ubutumwa bwiza, bafite ibikorwa by'imisipa, ndetse bari mu cyerekezo cyo kubaka inzu yawe no kwagura ubwami bwawe uhereye none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen.